Bakunzi b'Umurage Community twongeye kubasuhuza, turabashimira ko mukomeje kudukurikira. Imana yo mu ijuru ikomeze kuba umugisha mwinshi cyane, turabakunda murabizi. Hanyuma rero nk'uko bisanzwe twiyemeje kujya tubagezaho amakuru yiganjemo aya gospel. Twanyarukiye mu gitaramo cyakunzwe cyane cyitabiriwe n'ibyamamare cyiswe Evangelia Easter Celebration. Ni igitaramo cyabaye ku itariki 31 z'ukwa gatatu mu mwaka wa 2024, kikaba cyarabereye muri BK Arena. Iki gitaramo ni igitaramo cyari gitegerejwe n'abantu benshi, birazwi. Ni kimwe mu bitaramo kandi byari byaravuzwe cyane mu itangazamakuru. Ntekereza ko nta kinyamakuru byagorana kwitwa ikinyamakuru cyandika utarigeze wandika kuri page yawe iki gitaramo, kuko ni igitaramo cyavugishije abantu benshi cyane. Ni igitaramo cyavuzwe no ku maradiyo, aho abahagarariye ubuyobozi bwa Société Biblique au Rwanda aribo bateguye iki gitaramo bazengurutse ku bitangazamakuru bitandukanye batangaza iby'iki gitaramo. Ni igitaramo kandi abahanzi b'ibyamamare ndetse n'ibindi byamamare bitabarizwa muri gospel byagiye bitangaza kuri status zabo za WhatsApp ndetse no ku ma Instagram n'izindi social media. Ibyo rero byagiye uburemere. Ikindi cyagiye uburemere, abahanzi bagombaga kukiririmbamo ni abahanzi b'ibyamamare ndetse n'amakorari. Birumvikana igitaramo cyagombaga kuririmbamo Mbonyi akaba yanaririmbyemo. Hakaba hari ku rutonde James na Daniela ndetse na korari zikunzwe cyane nka korari Jehovah Jireh ya Sepu Iyerika cyangwa se abize muri kaminuza ya Iyerika bigaga nijoro. Korari yakunzwe mu ndirimbo nyinshi cyane, harimo indirimbo yitwa Gumamo. Ndetse kandi hakaba hari korari bita Christus Regnat yo muri Eglise Catholique ikunzwe cyane, itsinda Aram Ministries. Ndetse umuhanzi bita Zoravo muri Tanzania wari uherutse mu kindi gitaramo gikomeye cyane yari yararirimbyemo. Kandi ntabwo twakwibagirwa korari Shalom yo muri ADPR Nyarugenge, nayo yagombaga gutanga ibyishimo muri iki gitaramo. Uko byari biteganyijwe rero niko byagenze. Ni igitaramo cyanejeje abakitabiriye. Umuyobozi w'iki gitaramo ni Jarike, abantu benshi baramuzi, umuyobozi wa korari Shalom kwa ADPR Nyarugenge. Iki gitaramo ni igitaramo cyatangiye agana saa 11:55. Ahangaha ariko saa 12 zuzuye iyi korari, iyi worship team Aram Ministry nibwo yageze ku ruhimbi. Ahangaha ni korari cyangwa se ni worship team yashyize abantu mu mwuka. Ahangaha ikaba yararimbye indirimbo yo mu gitabo ikunzwe cyane ivuga ngo yanyishyuriye ya myenda yose. Abakurikira kantike barayizi. Iyi ndirimbo yashimishije abantu by'umwihariko. Abantu benshi batangajwe no kubona korari yo mu idini rya Catholique ariyo Christus, abaririmbyi bayo nyuma y'uko Aram Ministries igeze ku ruhimbi ikaramya ikanahimbaza abaririmbyi b'iyi korari, barahagurutse bayibafasha kuririmba, babafasha, mbese ubona nyine ni indirimbo izwi cyane. Barafashwa cyane. Ahangaha rero nyuma y'uko ivuye ku ruhimbi, chairperson w'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda nawe akaba yarafashe akanya, akaba yarise yakira abitabiriye iki gitaramo. Ahangaha yatangiye ashimira cyane abantu bateye inkunga uyu mushinga wa Bibiliya. Ahangaha abasabira umugisha. Ahangaha nibwo yahise yakira Archdiocese Antoine Kambanda, akaba na Karidinali, akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda. Iki gitaramo rero kikaba cyaritabiriwe n'abantu benshi cyane, harimo n'umuyobozi w'itorero rya EPR mu Rwanda nawe ubarizwa mu buyobozi bukuru bw'uyu muryango. Akaba yarakiriye Pastor Isayi, Reverend Pastor Isayi na madamu we. Isayi ni umuyobozi mukuru w'itorero rya ADPR, akaba yarakiriye n'umuyobozi wa AYBR mu Rwanda na madamu we. Bigaragare ko abayobozi b'amadini n'amatorero bari baje bari kumwe n'abadamu babo. Ahangaha rero n'umuyobozi w'itorero bita Inshuti mu Rwanda na madamu we bari bahari. Iki gitaramo ahagana saa 12:06 saa 12:30
mu myambaro myiza cyane no mu makanzu meza y'umweru w'abamarayika. Ahangaha akaba ari bwo iyi korali ikunzwe cyane ariyo Shalom Choir ADEPR Nyarugenge yasesekaye ku ruhimbi, ikaba yararimbye indirimbo yitwa Iwacu ni mu ijuru. Ikaba indirimbo yashimishije abantu, yakomeje iririmba indirimbo igira iti yasanye imitima. Biba akarusho igeze ku ndirimbo ivuga ngo nzirata umusaraba, ndetse iririmba n'indi ndirimbo ivuga ngo ndamukunda. Ahangaha nyuma yo kwakira Shalom Choir, ahangaha uyu mugabo bita Jari usetsa cyane yabajije abitabiriye iki gitaramo ibitabo 10 byo muri Bibiliya, asaba buri muntu wese kujya asoma Bibiliya. Birumvikana ahangaha yavuze ibyo mu isezerano rishya. Murabizi isezerano rishya rihera kuri Matayo, Mariko, Luka, Yohani, ibyakozwe n'intumwa bigakomeza cyane. Nyuma nibwo abantu benshi bari bategereje Kristus ku ruhimbi, ntago yigeze ibatenguha, yayise iza ku ruhimbi. Ahangaha ikaba yararirimbye indirimbo igira ngo Aleluya ni muzima, iririmbo yitwa Nyirimpuhwe. Ikomeza n'indi ndirimbo ivuga ngo uwatsinze urupfu. Isoza n'izindi ndirimbo bivuga ngo ni muzima, n'indi ndirimbo ivuga ngo ibyiza udukorera. Agana saa 1:45 nibwo hamagawe umuhanzi umunyempano ukomoka mu karere ka Rubavu witwa Emmy Bahati. Uyu Emmy Bahati ubwo yageraga ku ruhimbi nawe yakomeje gushimisha abitabiriye iki gitaramo mu ndirimbo ze nziza, mu mibyinire myiza cyane. Ahangaha ni nako abahanzi b'ibyamamare bakomezaga kwitabira iki gitaramo. Ahangaha twavuze mu bitabiriye, ariko ntago twavuze Fotara Bigirimana, umuhanzi w'umurundi ariko uba mu Bufaransa, akaba ari mu bitabiriye iki gitaramo ndetse bakiriwe. Vestine na Dorcas na Irene nabo turi bubagarukeho, nabo ni bamwe mu bitabiriye iki gitaramo ndetse bashimishije abakitabiriye. Saa 2:10 korali Jehova Jireh nibwo yahamagaye ku ruhimbi. Abantu benshi bakoma amashyi cyane, amashyi y'urufaya, bigaragara yuko iyi korali ikomeje kuba ubukombe muri kino gihugu, ndetse indirimbo zayo zikomeje gukundwa n'abatari bake. Iyi korali mu makanzu meza cyane ya kaki abadamu bari bambaye, abagabo bari bambaye amakote meza cyane y'ubururu bwijimye, ndetse n'ishati z'umweru na karuvati ziganjemo izitukura, abandi bambaye iz'umukara. Yahereye ku ndirimbo ariko yaririmbye mu buryo bw'ikorasi, indirimbo yitwa Ifeza. Nyuma rero nibwo yaririmbye indirimbo yitwa Mwami wanjye, indirimbo ivuga ngo mwami wanjye nakwitura iki, abantu benshi barayizi. Ahangaha byarushijeho kuba akarusho ubwo yageraga ku ndirimbo ivuga ngo amateka ntazibagirane. Iyi ndirimbo ni indirimbo abantu benshi bakunda cyane, ni indirimbo yaririmbye neza, ni indirimbo yajyanye abantu mu bihe byiza by'amavuta, ni indirimbo mbese yaririmbye abantu bose baravuga bati oh Jehova Jireh. Ahangaha yaririmbye n'indi ndirimbo yitwa Turakwemera. Ahangaha iyi korali yashimishije abantu. Ubwo rero bageraga kuri iyi ndirimbo ivuga ngo aya mateka ntazibagirane, Murindahabi Irene yarafashijwe arahaguruka, ahita ahagurutsa Vestine na Dorcas, maze abana sukuramya we barafashwa barahimbazwa kabisa. Ibintu abantu benshi batazi kuri aba bahanzi, ariko bageze kuri iyi ndirimbo aba bana barakomeza bararirimba, bigaragara ko bari mu mwuka. Ibintu byashimishije abantu, abanyamakuru bafata telefone, abandi bafata kamera, amafoto n'amavideo birafatwa sinakubwira. Ni nako byakomeje ubwo baririmbaga Turakwemera ndetse nagumamo. MIE bakomeje kuba mu bihe byiza by'umwuka. Ni igitaramo cyitabiriwe n'abahanzi bandi b'ibyamamare uretse Vestine na Dorcas ndetse na Fotara Bigirimana, harimo Simon Kabera muramuzi, Papi Keleva, Kirizonda Singwa yarahabaye, Bosco Nshuti yarahabaye, Jado Sinza warerutse gukora igitaramo yarahabaye, Kirisia iri imbere nawe yarahabaye, Annette Murava na Bishop Gafaranga, Beni na Chance yarahari, Nema Marie Jeanne yarahari n'umugabo we Aime, aba bose bari bahari. Ahangaha rero
Revera Dr Viateur Ruzibiza, ahangaha nawe akaba ari mu bari aho ngaho ndetse akaba umwe mu bayobozi ba Société Biblique au Rwanda. Ni igitaramo cyari cyitabiriwe n'ibyamamare, abanyamakuru b'ibyamamare birumvikana barangajwe imbere na Nikodemu, abanyamakuru batandukanye barimo Gedeon wa Inyarwanda narababonaga, bitaba Janvier bo ku Nyarwanda narababonaga, Esika Fifi yarahabaye, Frank Mario Sebudandi yarahabaye, nanjye birumvikana nari mpabaye, mbese n'abanyamakuru benshi cyane bari bahabaye. Ahangaha Dr Viateur Ruzibiza akaba yaratangaje yuko ubundi ku isi inganda zo mu bihugu bibiri arizo zemerewe gukora Bibiliya. Ahangaha ni urwo muri Korea y'Epfo ndetse n'urwo mu Bushinwa. Ahangaha akavuga ko bisaba amezi 6 kugira ngo Bibiliya nibura ibe ikozwe. Ahangaha yashyizeho umwanya wo gutera inkunga Bibiliya, aho hashyizwe umwanya wo gukanda akanyenyeri, abantu batandukanye bakaba baratanze inkunga yabo binyuze mu gukanda akanyenyeri mu rwego rwo gushyigikira Bibiliya no kuyitera inkunga kugira ngo itazazimira burundu. Nyuma rero Alarm Ministries yongeye kuririmba, ahangaha ikaba yararirimbye indirimbo yashimishije abantu, yaririmbye mu njyana y'abanyagatolika, indirimbo yiswe Soma Bibiliya. Ahangaha ikaba yarahagurukije abantu bitewe n'uburyo bayiririmbaga wagira ngo ni abakatolike neza, abantu bakaba barakuriye ingofero iyi korali bavuga, batangazwa n'uburyo indirimbo wagira ngo imaze umwaka ihimbwe cyangwa se imyaka 2. Ahangaha bakaba baranaririmbye indi ndirimbo yitwa Shira ubwoba, baririmbye mu njyana y'inzuru. Saa 4:20 Vestine na Dorcas ndetse na Irene bakaba barasohotse, no saa 3:20 bakaba barasohotse. Ahangaha rero bikaba byari bigeze mu bihe byiza, abantu benshi bari bakomeje gufashwa. Saa 3:45 nibwo Karidinali Kambanda yafashe umwanya avuga ko Bibiliya ari cyo gitabo ku isi dufite gisomwa kuruta ibindi, kandi baka ari cyo gitabo gikuru kuruta ibindi. Ahangaha akaba yaravuze yuko hashize imyaka 3000, akaba yaravuze ko ishyigikira Bibiliya ubundi ari yo kwishakamo ibisubizo, kandi akaba abakristo bagomba kubyumva cyane cyane ko akimana kaza imvura ihise. Hakaba harakurikiyeho James na Daniela, bakaba barayise bafata umwanya wo kuririmba no kuramya no guhimbaza Imana, bakaba barahagurukije abantu, bakaba barakurikiwe n'umuhanzi ukunzwe cyane bita Zoravo, umwe mu bahanzi bahagurukije bari aho ngaho, ndetse mu byo yakundiwe ni umwe mu bantu baririmba ariko akaririmba anabyina, ni umwe mu bantu abahanzi b'Abanyarwanda bakwiye kwigiraho kubyina. Saa 3:20 akaba aribwo hakiriwe Kizigenza cyangwa se abantu basigaye bita ikimanuka cyangwa ushaka umwita ikivejuru, Israel Mbonyi akaba aribwo yasesekaye ku ruhimbi. Saa 5:20 mbisubiremo nibwo bakiriye umuhanzi Israel Mbonyi ku ruhimbi. Akaba yaririmbye indirimbo zitandukanye zirimo Ndashima, aririmba Isengesho, aririmba Umwanzuro, aririmba indirimbo Umusirikare, imwe mu ndirimbo ibyinitse cyane indirimbo yashyize abantu mu mwuka. Akaba yarakomeje ku ndirimbo bita Umusirikare, Umusirikare vuye yagiye ku ndirimbo bita Ninasiri. Ahangaha saa 6 zuzuye akaba aribwo yavuye ku ruhimbi. Ahangaha iki gitaramo kikaba cyarasojwe saa 6:05. Mwabyumvise rero, hari ibintu bitagiye bivugwa n'ibinyamakuru bitandukanye, harimo uburyo Vestine na Dorcas bafashijwe ku rwego rukomeye cyane, ndetse harimo n'uburyo bongoreranaga mu gitaramo na Irene. Buri kanya barongoreranaga, abantu benshi akibase buriya bongoreranaga ibiki, ariko buriya ntawamenya, wasanga wenda Vestine yarabwiraga Irene ati natwe tugomba kujya tubyina kuriya, ndavuga ubwo Jehovah Jireh yaririmbaga, cyangwa se tugomba kujya twirekura kuriya. Ako ni akantu katavuzwe, ariko abantu nyine bakurikiye. Ikindi, iki gitaramo nubwo cyitabiriye, ntabwo cyitabiriye ku rwego abantu batekerezagaho, cyitabiriye nko ku rwego
BK Arena yageze nko ku kigero wenda cya 70%, ariko bikaba ari ibintu byumvikana cyane cyane ko iki gitaramo cyahuriranye n'ikindi gitaramo cy'umuhanzi bita Tonzi, igitaramo cyiswe Respect yagombaga kumurikiramo alubumu ya 9. Tonzi rero nk'umuntu ukunzwe cyane, birumvikana habaye kugabana abantu bamwe bagiye kwa Tonzi, abandi bajya bitabira igitaramo cyiswe Evangelia. Kuba byarahuriranye rero byagize ingaruka kuri kiriya gitaramo. Ikindi abantu benshi baravuze ati kuba Israel Mbonyi yaratangajwe bwa nyuma, iyo aza gutangazwa ko azitabira kiriya gitaramo ndabura nk'ibyumweru 2 byari kurushaho kuba byiza, byari gutuma kuko Mbonyi afite abakunzi benshi cyane, kuko niba yarujuje arena abantu benshi bumvaga yuko ahubwo hari hakenewe Stade Amahoro. Hanyuma rero wenda ikindi kintu wenda kitavuzwe nyine nakivuzeho, uburyo korali Kristus bageraga mu ndirimbo z'abarokore bagafashwa cyane, mbese bakajya mu bicu, ibyo bita kujya mu bicu, cyane cyane Alarm ikaba yaragiye bahagurutsa, ndetse na korali Jehova Jireh ubwo yaririmbaga cyane baririmba indirimbo bita amateka nazibagirane ndetse na gumamo. Wabonye ko abaririmbyi b'iyi korali bahagurutse bajya mu bicu. Hari umwe mu bagabo bari muri iyo korali wafashwaga cyane rwose, abantu benshi bakavuga bati uyu mugabo bishoboke ko igihe kimwe azisanga yabaye nka pasiteri wenda muri ADEPR cyangwa se mu yindi church. Ibyo ni bimwe mu byo twabakusanyirije, mukomeze mugubwe neza, turabakunda cyane, murage community Yesu.